dusoza twifuje kubagabira inka. Turifuza ko tuzorora inka. Ngewe nkunda inka, sinshobora kubaho ndafite inka nubwo yaba ari imwe. Hari inka tubagabiye zibiri z'inzungu. Ahasigaye muzaze dufatanye ikiraro tuza turagira twese, muje no kuzisura nimwe mugifite imbaraga nyinshi. Niyo mpano numva twabaho uyu munsi, naho ibindi ni ibyanyu turabisangiye. Kuko bivuze hari impano tuzaha umukuru wa komite, perezida Alenuma. Nifuje kumugabira inka mu ruhame, sinzi ko ari hano, wosanga ahagaze inyuma areba iyo hirya uko biri kugenda. Yes, Alenuma yayoboye komite y'ubukwe bw'umukobwa wanjye mukuru, arongera ayobora n'ubu. Impamvu bivuze ubukwe butera stress, ariko njye nkabe ati mureke nigumire mu biterane n'ibiki, namwe mwiruke mu bukwe. Kuva bifashe tuza duhurira ngira ngo ngabo batanu, mwanyemerera tugakomera Imana amashyi menshi. Murashobora kumva ko ari ibisanzwe, ariko ni ikintu gikomeye. Umutima wanje urishimye cyane. Rero bana banje ndabashimiye kubw'uyu munsi. Reka nsoze mvuga ngo tubifurije urugo rwiza rw'umugisha, rw'amahoro, rw'ibyishimo. Urugo rwanyu ruzarangwe mu Imana, muzashira Imana imbere, muzayigira iya mbere, ibindi byose bizagenda neza. Umunezero wacu nuko tuzakomeza twumva amakuru yanyu meza ko urugo rwanyu ari rwiza. Esther kubw'umwihariko uvuga ngo uragiye, wari ukiri muto, ariko uyu munsi Imana iguhaye umuryango uvutsemo, kandi mugiye gukomezanya urugendo rw'imyaka yawe yose. Uzakunda ababyeyi, uzabubahe, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe cyane. Twese ni ugushima kuri uyu munsi. Turashima Imana kuko tugezeho, ariko ntaratangira kuvuga, nariko nifuza ko abana baza tugahagararana twese tugashima Imana turi kumwe. Babaye bari hafi, Erike na Grace, Egide, Siana, Joshua batambuka, twese tugashima Imana turi kumwe. Yesu ashimwe cyane. Baraza ndiko mvuga. Turashima Imana ko uyu munsi tugezeho, abantu barategura, Imana akaba ariyo ibisohoza. Rero Imana yabikoze, twese tukiri bazima ihabwa icyubahiro. Turashimira abantu bose babaye muri ibi birori by'abana. Mu by'ukuri mwakoze kudutera iteka, mwakoze kubana natwe. Buriya gukora ibirori ntubone ababitaha ntabwo bishobora kuba byiza, ariko mwebwe mwahabaye, Imana ibaduhera umugisha mwinshi. Ndashimira umuryango nashatsemo, ni abantu beza. Twawushatsemo turi bato, ariko batureze neza, iduha ababyeyi beza baturera neza. Natwe tukaba tugeze kuri iyi ntambwe yo gushingira abana bacu. Imana ihabwa icyubahiro. Ndashima Imana ku bwa muzehe, ntabwo twari tuzi kuko yoba mu birori by'umwana, ariko Imana yamurinze akaba abashije kubibamo, turayishimiye. Tware na Esther. Esther niwe mukobwa wanjye wahisemo izina ryanjye. Nkamwe ati nta rindi washira, reka nta rindi nashiraho.
bene uko abandi wenda bakarigira irya gatatu ariko we ribiri izina rye. Ikindi buri mwana wese iyo umureba ujya ubona hari ibyo musaho. Esther agira ibintu dusaho muri karagitere ku buryo butangaje. Iyo yiyemeje gukora ikintu ashigwa yagikoze, kandi ntakora kimwe, ntacika intege, ntanakora ibintu bito binini bidasanzwe. Bene ukavuga ati uyu mukobwa rwose ubona hari ibintu byinshi tugiye dusa, buri mwana wese ugenda ureba icyo musa. Ndashima uyu munsi ko wakoze ubukwe kandi bwiza. Hari igenda bacokoza agatahe ko mwakwitonze, mwakabyarame tubanze dugumane dukore kurya tumenyeranye mu rugo, ibitaramo n'ibindi, mukomeze mwige. Ariko ngatungurwa nuko kera bambwiye ati birabaye. Buri gihe barantungura, buri gihe barantungura, n'abasigaye ndibaza ko bazantungura. Bene uko ndashima Imana niba yabiteguye. Ndashimira umutware twakiriye nk'umwana wacu. Najyaga mvuga mfite abahungu babiri, abakobwa batatu, ariko naje gusanga abahungu bazaba benshi babaruta, cyangwa nabo bazasubaza n'abandi, bizaguma bijyane gutyo. Twarakwishimiye mu muryango wacu, kandi kuko bagiye babivuga umukuru mu muryango, twarakwakiriye uri umwana mu rugo, cyo kimwe n'aba bandi bose wasanze mu muryango wacu. Si n'icyo gusa, uranahavuka kuri mama wawe, ibintu bene ibyo. Hanyuma nasoza mvuga ngo muzubake urugo rwiza. Esther, uzigire kuri mama wawe, akora ibintu neza, ari smart kandi bidasanzwe. Ni umuryango udasanzwe, impamvu nuko barasa bose, barakundana, bigaragara umwihariko wawe w'igipindi, utera urugo ushobora guseka, sinzi ukumva birakurenze kwicaramo hagati. Wabona hano mwaduteye iteka mwakoze, ntacyo dufite twabitura twabaha, ariko icyo muzadutuma mu muryango wose turahari. Ikindi shimire umuryango uwo mwacu mwasogokuru mwanguzi, ndabashimiye. Data arahari, na murumuna we arahari. Ndashima Imana ubwanyu n'abana banyu bose bari hano. N'umushenge arahari, mbese abari hano bose, abandi ukuye aba bandi ni abavuka tuvukana. Babashimira ni amazu 5 ariko yose amera nk'inzu imwe. Ushingiye umwana mwese murabifatikanya, buri zikavamo inka. Nuko iyo arushingira wese bamuhika gutyo, muri abantu badasanzwe. Imana ibamugisha kandi muzahorane urwo rukundo n'ubumwe mugira. Ndabashimiye mu byumve cyane abari hano n'abadukurikira, barumuna bacu bari hanze n'abashiki bacu batabashe kuba hano, ariko turi kumwe. Imana ibagire neza. Bityo nshimire famiye ya muzehe papa cyane, gushima Imana ko abaye kuri ibi gitangaza kuri twe. Yararwaye, tubona ko byarangiye pe, n'ubwo nta kibazo kubamo, ariko Imana ishimwe ko akiriho, akabasha kuba muri ibi birori. Turabishimira Imana cyane. Nshimire imfura na data mukuru wanjye, nibwo bwa mbere tubanye mu birori bw'abana bose. Nashimiye habe nabe iyo bakora ibirori ino iwacu,
nta na kimwe y'abagabo ku mpamvu z'akazi akora, ariko Imana ishimwe zihindura ibihe, ubu akaba yabasha kwambuka akagera hano, ahaguruke rwose aze hano. Imyaka amaze 20 n'ingaha adakandagira hano kubera ahantu yakoreraga, ariko Imana ishimwe ndumva niwe muntu wenyine byibura abasuhuza ndavuga ijambo iminota 2 byibura n'icavuga, abandi mujya kuvuga twaravuze niwe nta bukwe nta birori n'abana nawe ugasaba ibintu turabikoze twenyine. Ndashima Imana kuba duhagarariye, hanyuma ndashimira bamanyana yacu abapfizi, muri abantu beza cyane cyane rwose. Turabashimira kuba mwaradukunze mukaza kudusaba, kandi si rimwe ubuho mufite speed iri hejuru cyane, sinzi ko tuzabigenza. Tuba tutarika hasi bakaba baragarutse, sinzi ko nijoro batazadukurikira. Turabashimiye rwose muri abantu beza b'imfura. Urabizi uzatunganya ibyo mu rugo rwawe, hanyuma Imana izabashigikire, izabajya imbere. Nimukomeza kwizera Imana, mwatubonanye twabatoje. Umwana wanjye wese yazaga avuka ngahita nsohora kaseti, buri umwana avutse y'indirimbo ngo mushire muri video akiri muto, azibone yarakuze, biza kubafata babikuriramo. Twarugira ngo ndebe uko nabatoza Imana n'ibitaramo byo mu rugo n'ibindi byose. Mugende Imana muzayitunge mu rugo rwanyu ibi ya mbere, nimugendana nayo muzabaho neza. Edeni y'umuntu ni wiyubakira. Mufite Imana, mufite ababyeyi turahari, ntacatuma mutabaho neza. Imana ibagire neza. Nshimire Madamu Nsoza ku burere bw'abana, nge baraga bikandenga, ariko ibintu abikora neza. Njya mubwira ko arandusha ubushumba kuba pasiteri, ngewe sindi pasiteri, ndi intumwa nyine. Kundi ibivuga butumwa iby'igipasiteri simbikunda na gato, rero si impano yanjye, ariko arabigira cyane guhera mu rugo n'ahandi arabishoboye, n'inama zo gutunganya ibintu. Imana iguhe umugisha kuba duhagararanye uyu munsi muri ibi birori. Imana ikugire neza. Reka mpe uyu mukuru wanjye avuga ijambo rimwe, hanyuma mama Aposo nawe afite ijambo rimwe ngo ari buvuge, tugasoza. Bwana sifiwe. Duheze Imana icyubahiro. Amen. Nk'uko pasiteri avuye kubivuga, ndavuga amagambo magufi cyane simbaramira. Ijambo rya mbere nshimiye Imana kuko yambashishije kugira ngo mbone uko nanjye ngera muri kino gihugu. Imyaka ribaye hafi 24 tagera hano tazi. Mwese hamwe Imana ibaduhera umugisha, Imana ibagasanire, Imana ibagire neza. Murakoze. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe cyane. Twese ni ugushima kuri uyu munsi. Turashima Imana kuko tugezeho, ariko ntaratangira kuvuga, nariko nifuza ko abana baza tugahagararana twese tugashima Imana turi kumwe. Babaye bari hafi, Erike na Grace, Egide, Siana, Joshua batambuka, twese tugashima Imana turi kumwe. Yesu ashimwe cyane. Baraza ndiko mvuga, turashima Imana ko uyu munsi tugezeho, abantu barategura, Imana akaba ariyo ibisohoza. Rero Imana yabikoze, twese tukiri bazima ihabwa icyubahiro. Turashimira abantu bose babaye
muri ibi birori by'abana. Mu by'ukuri mwakoze kudutera iteka, mwakoze kubana natwe. Buriya gukora ibirori ntubone ababitaha ntabwo bishobora kuba byiza, ariko mwebwe mwahabaye, Imana ibaduhera umugisha mwinshi. Ndashimira umuryango nashatsemo, ni abantu beza. Twawushatsemo turi bato ariko batureze neza, iduha ababyeyi beza baturera neza, natwe tukaba tugeze kuri iyi ntambwe yo gushingira abana bacu. Imana ihabwa icyubahiro. Ndashima Imana ku bwa muzehe, ntabwo twari tuzi kuko iyo ba mu birori by'umwana, ariko Imana yamurinze akaba abashije kubibamo, turayishimiye. Abagabo 5 mwanyemerera tugakomera Imana amashyi menshi. Murashobora kumva kuko ari ibisanzwe, ariko ni ikintu gikomeye, umutima wanje urishimye cyane. Rero bana banje ndabashimiye kubw'uyu munsi. Reka nsoze mvuga ngo tubifurije urugo rwiza rw'umugisha, rw'amahoro, rw'ibyishimo. Urugo rwanyu ruzarangwe mu Imana, muzashira Imana imbere, muzayigira iya mbere, ibindi byose bizagenda neza. Umunezero wacu nuko tuzakomeza twumva amakuru yanyu meza ko urugo rwanyu ari rwiza. Esther kubw'umwihariko mvuga ngo uragiye, wari ukiri muto, ariko uyu munsi Imana iguhaye umuryango uvutsemo, kandi mugiye gukomezanya urugendo rw'imyaka yawe yose. Uzakunda ababyeyi, uzabubahe,